Reka nkwifurize kugira ibihe byiza ndetse no kugubwa neza wowe mukunzi w'Imana y'amahoro ikugirire neza iguhaze ibyiza byose wifuza. Muri video y'uyu munsi ngiye guhereza umuti abagore ndetse n'abakobwa, no kuvuga abantu b'igitsina gore bagira ikibazo cyangwa bagize ikibazo cyo kubura amavangingo mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. No kuvuga ngo abo ndahereza umuti hano ushobora kuba mbere warayagiraga nyuma akaba ntayo ukigira, cyangwa se ukaba ariko wisanze uvuka. Abo bose ndabahereza umuti biragenda neza. Ushobora kuba ari ibyo warozwe bakabikuroga bakoresheje inkari zawe aho wihagaritse cyangwa wanyaye, cyangwa se bishobora kuba barabikuroze binyuriye no mu bundi buryo, yaba mu kugutwara umusatsi, kugutwara umwenda w'imbere. Ibyo byose birashoboka ko umugizi wa nabi yabikora anyuze muri ubwo buryo. Ariko nanone ushobora kuba utagira amavangingo bitewe n'uko ubuzima bwawe ari gutyo bumeze, ndetse n'imiyoborantanga muri wowe ikaba itameze neza, akaba ariko wavutse, akaba ariko wisanze, ukaba ugira ubushake ariko igihe cy'imibonano ukumva ufite ubushake ariko amazi akabura. Ibyo ari byo abantu bakunda kwita abantu ngo ni ba Mukagatare, kubera ko nyine ntayo. Hano nawe ndaguha umuti. Rero kuri uyu munsi ngiye kukwereka uburyo icyatsi bita igitenetene, cyangwa hari abandi bavuga ngo ni ikinetenete, icyo cyatsi murakizi, hamwe n'insina yayindi ivaho igitoki. Ibyo bimera bibiri ndakwereka uburyo bifite imbaraga zo kugukiza mu gihe waba ufite icyo kibazo.